my friends mumeze muti uyu munsi tugiye kuvuga kuri match igiye guhuza ikipe ya Rayon Sport na Rutsiro. Ese ni iyihe kipe ifite amahirwe yo kuba yatsinda iyi match? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro tukabisesengura akantu ku kandi. Murabona noneho ko ntari njyenyine ndi kumwe n'abatumirwa, reka bivuge umwe kuri umwe. Okay, murakoze cyane Kibare TV kuntumira muri studio yawe. Wa mbere tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Rutsiro. Turajya ngo umanze wibwira abantu badukurikiye hano ngaha nurangiza n'abandi nabo bagende bakurikiye. Okay, amazina yanjye banyita umusesenguzi Jean Claude Rivandame. Twagiye ndetse akaba ari kumwe na Tuyizere Abdul cyangwa ukavuga Kizigenza ibyo ushaka byose wavuga ibyo. Ku ruhande rwanjye ndahabona undi nze banyita Edibona murabizi ngiye n'ubundi nsanzwe mbica bigacikana hose muranzi. Nyuma yanjye hari n'undi ubu nabo bamwita Arsene Tuyisenge. Hariya naho hari undi wihishe nawe niyivuge. No bita Patrick Nigena ekegeye Magagari Kibambaye. Okay, abatumirwa bacu bose rero bamaje kwivuga, reka dutangire n'umusesenguzi hano ngaho umenyereye ino kipe ya Rayon Sport. Atubwiye se ino match arayibona ate? Okay, urakoze cyane Kibare muri studio zawe, tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Tugiye gutangira twerekeza ku ikipe ya Rayon Sport, aho uyu munsi ku isaha y'isa 9 ubu yerekeje irimo iragenda, igiye kwerekeza mu burengerazuba, aho iri bwakirire kuri stade Umuganda Rubavu, aho irabasha gukina n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Tubibutse ko Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu nta manota 3 itarabona y'imbumbe muri iyi shampiyona. Rero bikavuga yuko Rayon Sport ikaba imaje kumwereke Vandame wewe umusesenguzi ubushijeje bundi APR yakubise ikipe bita iriya kipe ya KNC Gasogi bayi yatsinze igitego kimwe bigoranye. Gasogi yari abanye n'umutukusha erega gusa hano bafitiye break news aho biri kuvugwa ko stade ubu ngubu ngo yamajije kuzura kabaye. Erega hari ikintu kimwe utabasha kumva. Rayon Sport iraba yagiye Irutsiro kandi Rayon Sport ubundi hari yakiriye Gasogi iri ku mahoro, bivuze yuko Rayon Sport guhera ziranzira zivishorongi yerekeza Irutsiro n'amahigwe ihagirira. Bivuze yuko Rayon Sport twanarije ukwiri muri iyi minsi n'uburyo yatsinze Gasogi kimwe bigoranye ejo bundi. Vandame utagaga amahanga mutima nk'umusesenguzi wabigize umwuga. Sesengura ngo ufashe Rayon Sport ukagereranya niyo Rutsiro uri kuvuga. Ubikize ku munzani uri kubona byaba bingana. Oya, ubundi ari ibintu bitagereranywa. Rayon Sport ayizi ni ikipe ikomeye. Uri kubona ako gakipe uri kuvuga kayinanira. Okay, ndabishingira kuki Rayon Sport ni ikipe muri byo mwambwira mwabasesengura. Ushobora kuvuga ngo ariko udukipe duto hari ukuntu tujya tuza tukayihagama ugasanga turayigoye cyane. Oya, bigoranye cyane. Ushobora kuvuga ngo ejo bundi wenda ngo Gasogi ngo yayitsinze bigoranye, Gasogi yabonye n'umutuku, kapiteni yavuyemo, ibyo nago wabigenderaho. Uyibuke Rayon Sport ahantu iri wiki. Ubundi Rayon Sport ni ikipe y'umukombe. Rayon Sport ahantu iri wiki. Ejo bundi Gasogi ibona umutuku. Buriya yagakwiye kuba yaratsinze nk'ibitego bigera nko muri 4 kuko yahise profita. Gasogi yari itakaje kapiteni wabo ngira ngo hari ari guhita ibyuririraho ikabasha guhita ikubita nka Gasogi ibitego nka 3, none byarangiye ari kimwe n'ubundi yatsinze gusa. Oya, nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze igomba gutsinda match. Byo byonyine ukibona umufana stade yuzuye ubururu n'umweru gusa uba watsinze kandi abizi ko nabo abafana bari mu bintu bituma ikipe itsinda. Niba arabasha gushinyagura wenda ugasanga ari nk'aba APR bahageze, ibyo nago twabitinda. Oya, numbwira umwataka numbwire Majari wa no uri yanjye nawo mwemera. Umwataka utaza muri top 5 muri shampiyona yashize, umwataka utagukorera ibintu bihagije uri umwataka tumwanzura gavuga ati ibintu ngiye kubihindura sindi igitego. Oya, ubu ni mwebwe mushize muri analysis yanyu murabona Rayon Sport koko mu byukuri itebutsinda ino match. Cengiye kuri ibi Rayon Sport iraba yagiye mu burengerazuba, abaturage bo mu burengerazuba baraza kureba match. Ibyo muri kuvuga ngo araba ubururu n'umweru, abaturage b'igice cy'uburasirazuba, abafana Marine, abafana Etenseri, abaturage bose b'igice cy'uburengerazuba baraba baje gushigikira ikipe yabo ya Rutsiro. Rutsiro rero igomba gukubita Rayon 2-1.
nyuma y'ibyo rero nyuma y'ibyo ngibyo reka nkubwire Banda cyangwa ibyo ni nk'inzozi wowe utangiye gusesengura nk'umufana Rutsiro wabigize umwuga ufashe Rutsiro na Rayon imbaraga z'ikipe ukabishyira ku munzani. Ibintu by'amastatistike nabyo hari aho bikota, ariko bishatse kuvuga yuko Rayon Sport uko ihagaze muri iyi minsi n'ubugiri kwitwaramo. Reba yatsindiye Gasogi ku mahoro kimwe ku busa bigoranye, Gasogi yabaye n'umutuku, bivuze yuko rero iraba yakoze urugendo ijya mu burengerazuba. Oya namwe mudukurikiye ni mutubwire muri comment ese koko namwe muri kubona ibi ngibi aka kagabo kari kuvuga ari byo? Oya nibyo mbishingira ku Rayon Sport irusi ahantu bita mu burengerazuba, Marine irazi kayihagarikira naga igipfa kugenda gucyo guza. Rayon Sport ku muganda irasa 2-1. Rayon Sport ku muganda naga igipfa kuhira nayo kuzana inota rimwe yanganye. Ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze igomba gutsinda iyi match nta kabuza, kuko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yitoje, ni ikipe imeze neza. Urabishingira kukivuga ko igomba gutsinda Rutsiro? Reka nkubwire, reka dushe muri statistique. Rutsiro riri ku mwanya wa kangahe? Rutsiro riri ku mwanya wa 9. None Rayon Sport iri ku mwanya wa kangahe? 5. Njyewe rero uko mbibona iyi kipe ya Rayon Sport byanze bikunze igomba gutsinda. Nawe wenda nuko wenda uri gushaka nko gusesengura nk'umufana ntabwo ushoya, ntabwo iyo dusesengura match twakira impande ebyiri. Ana perezida wa Rutsiro yavuze ati Rayon Sport uyu munsi byo yigera ndayihanyina. Oya ibyo byose ni iby'umuntu arayihanyina. Oya ibyo byose ni iby'umuntu abari kwivugira. Urabizi nawe iyo match itari yatangira, match araburi minota mike gatangira mu kanya gato. Oya Rayon Sport ushingira kuki uvuga ko itsinda Rutsiro? Rutsiro cyambere cyo irabiri iwayo, irabitambaza umupira hariya ku muganda ya Rutsiro murebe ibintu. Oya reka mbabwire ubundi akubundi Kibare TV reka dukoreshe Gorilla Game, reka dukoreshe Gorilla Game na Get Power. Urumva Kibare TV Rutsiro yanditse uri kubibona. Oya reka dukoreshe Gorilla Game na Get Power. Rutsiro FC yakaniye ko reka dukoreshe Bet Power cyangwa Gorilla Game namwe mujya muzikoresha. Turareba ese ikipe ya Rayon Sport ikubiye kangorosa, ikipe ya Rayon Sport ikubiye gakeya. Nyine icyo kibazo ni za statistique bavuga, ntago baba uko amakipe ubu ngubu bahagaze. Rayon Sport bagendera perform ibiriho uwo munsi, bareba ibyahise ntago bareba. Reka mbabwire pe, ndakurahiye ikipe ya Rayon Sport ntago yatsinda Rutsiro. Kandi ngenda gira ngo mbace kirangira turagaruka none mu kiganiro tuganira nge nawe ibyo umaje kuvuga. Turareba ese ibi bintu koko wambwiye Kibare TV. Reka nkubwire ubundi wowe wagakwiye kuba ubaza abakunzi bawe iyi match bo bayibona gute. Nanjye nibyo nababwiye ni yewe muntu ukurikiye ino video nyandikira muri comment umbwire ese no match ibona gute. Urabona koko nkuko kano kagabo kari kubivuga ikipe ya Rayon Sport iratsindwa ni Rutsiro. Okay, amahirwe menshi ndabona Rayon Sport yo yerekeza mu gice cy'Iburengerazuba na amahirwe ihafitiye. Rayon Sport igomba kujya 2-1 rwose. Oya njyewe nkuko mbibona ibi bintu ntago ikipe ya Rayon Sport ifite byanze bikunze ifite amahirwe menshi yo gutsinda ino match. Sawa njye irasa 2-1 ntacyo nakigwa ndenzaho nk'umusesenguzi. Rayon irasa 2-1. Ireyo ubundi rero ibitego 2-1 wowe iyo ugiye kuvuga ngo iyi kipe iratsinda 2-1 urareba kurango nindura bitsinda ibintu bikaze Rayon ishobora gukora cyangwa Rutsiro ishobora gukora n'ukunganya banzu ubwire ngo nindura bitsinda. Banzu ubwire ngo nindura. Reka mbabwire guys, banzu Rayon sauga ikomeye uretse kuri rutayizamu. Iyi match ngewe rero nyine nindutsinda. Oya iyi match uko ngewe ndi kuyibona byanze bikunze ikipe ya Rayon Sport irayitsinda nta kabuzi irayitsinda pe. Okay sawa merci murakoze kutwumva. Oya reka tubaturetse reka tuba oya Kibare TV reka mubaze Rayon Sport wowe wumvira tsinda bingahe? Oya Rayon Sport nge numva gatsinda nk'ibitego 2 cyangwa 3-1. Umusesenguzi wacu wundi Rayon Sport yiha amahirwe angana yo gutsinda. Rayon Sport ifite wenda reka tubare 50%. Agasigaye Rutsiro ifite amahirwe yo kunganya na Rutsiro. Wowe urabibona ute? Iriya match ni draw.
ni doro Abdul ubusa ku busa. uzi Reyo nigerageza yakanyakanye irangaya n'inota rimwe iravanye Ubusa ku busa uko bihagaze Rayon Sport igomba kujya bibiri kimwe. Mu kiganiro nk'iki ngiki ejo bundi muzambwira njyewe mumamagare gucya njyewe sinzi ko uri muri gusesengura ntabwo nemeranya namwe ntabwo njye ndi kumva ko kubyanza ngo ntabwo bishoboka iyi Ntabwo match bishoboka ko Rutsiro igomba gukubita Rayon. Niba ubizi neza rero ko yatangiye iyi shampiyona yatangiye nabi cyane ku rwego rugaragarira buri umwe wese. Icyo kibazo gitegwa na rutahizamu barareba muri swade ya Rayon Sport bagashaka uwatsinda igitego bakamubura. Niyo mpamvu ubona ikunda gukora amadoro kenshi cyane. Gasogeje ubundi bona umutuku Rayon Sport nkuko Vandame mugenzi wanjye yavuze yagombaga gutsinda ibitego biri hejuru ya kimwe. Reyiri wiki kandi hari hakiri kare bibiri se gusa hari n'ibibazo bitari kugaragara muri Rayon Sport byo kubura abayobozi nabyo ntabwo twabyirengagiza. Kubera ibibazo byo kubura abayobozi nabyo ntabwo twabyirengagiza ko bishobora kuyishyira wiki ikaba yakarere ntabwo kajya kayihira. Avuga gutyo ngo manda yarahindutse umuyobozi mushyashya akeneye kwigaragaza ngo yereke abantu ubwo buyobozi Rutsiro arabibonera Rayon Sport irabibonera ibyo uri kuvuga nk'ibyo ejo bundi ntuza Gasogi yivugisha Rayon Sport igomba kujya bibiri kimwe gose bibiri kimwe ubusa ku busa. Sawa rero bashimiye umuntu twakurikiranye umuntu twabanye muri video paka irangiye yakoze cyane. Niba uri mushasha hano ngaha wibuke gukanda subscribe like share ndetse na comment. Sawa murakoze cyane.